Mana ise n'ijoro yesu we meze bite shameze neza shana amakuru ni meza yeretse ko wabuze ntabwo uri kugisha ku ishuri kamuzanira agatebe twicare nganirize inkuru yose ntari zino mbaho zacu urashobora kuzicaramo noneho umwuka byarana mu giti n'ifariso kutabigira mbese hano ntabwo uri buze cyari imvana iri buze itere neza cyane makuru se nyine kamubwire mane urazi suzi doye wundi wasize tugiye gutora ako Keza yabaye Keza mu kigo ntabwo bana yanjye sindisho yarasaze yirwa zo kumasa Keza ntabwo yaje kwiga Keza nyine Keza yabaye Keza asa bacakira iki ntabwo mbizi gusa azira byo gukundana ngiye byerera bibamo nta nabibonera n'umwanya ni mwana shama ni umwana muto ako we unava mu rugo nkigira guhinga kwa gatandatu ngewe uri umwanya wo gusohokana n'abahungu nese umuntu wese mukundana ni ngombwa musohoka nase subiza iby'iki gihe ngo dusohokane tujyane ku mazi akura mwana we bafite amafaranga ushobora no kutajya guhinga akagwa amafaranga cyo nyine mwana ushatse wamuha umwanya serious ako nyine uzashaka uburyo ugaka ku ishuri umva nyine abantu bose bagukumbuye ase ako ntabwo ushaka ko nzaza ku ishuri ariko agusura nzongera kugira amanota amwe akabyarana cyo uzayaki nta nubwo twakoze ibintu byinshi nyine na amateste make ako uzaze tugiye gutangira mitanga muri iyi minsi rero ndumva nzaza ku ishuri kuko umurima nahingaga ntabwo wararangiye ujya guhinga ukaza kubimenyera ibyo maze kubimenyera ndahinga ntabwo byoroshye avoma ngasenya inkwi ukaza no ku ishuri cyane rwose ntabwo byoroshye gusa nyine uzaze mwana uzaze ku ishuri ahubwo se we karakana ngo ni duwayene ako karakana karameneka si ubibona se kana mani kitabo tujya duhura mwuka byarawe ntumbaza aho mba numukiye ngiye gusaba ikiraka mu gitondo tugahura akaba gasa neza akambara neza shaho mvanuko nyine neza ngiye rwose abizi kunsuza simaguruka rwose ntundushye warinaniye amaye wewe maninanire rwose ntundushye cyara nyine watize se ako kira nawe nsigaye mukemanga nakoze ikiza ngaha abakora sigaye asa reka nkubaze umuranzi tuni kurya muri iyi minsi sigaye amavuta yahise adasanzwe bayita ngo iki ntamwe asanzwe ayanjye utavuga amara izina namara sheri nawe yanise ubwo ni akaruza mbabarira nyamara ushobora kuba soya niba utari kwitukuza ese kira ari iminsi ariko ngo nabonye afite sheri ntabwo gufite sheri umuntu ukama mushya mu ako kigo kira ntakana se kira ni iki akana kanya kira nacanze rwo naheruka ku ishuri rwose wasanga narakoze zambwiye ko yabaye umwanzi agashyira umururu ntabwo siko ngiye gusoza niyo ikintu uri kwitwaza muri magi tuze mwebwe mukiri abana mubanze munyura aho twanyuze numva turaje cyara wige ukaba rero ngicara wige turaje tugakurikize ma shanine mva muje noneho n'agakoma natetse mwihangane ntabwo uramubwiye ko turi buzi ko nabyana ese yagira telefone Ntabwo abanyeshuri namwe rero. amadebe bikamugeraho nose ni hano mu rugo umeze neza sha ibintu nyine biri kugenda buhoro buhoro ako ntabwo ariko ku ishuri utambwiye ibintu by'ubwatsi nyine sha ngo mperuka bakukira tuvuge ko utazi ko mama yarwaye maze igihe arwaye sha muri nyine ntabwo urabizi na papa nyine yitahiye kera ubwo nyine mba ngomba gutunga umuryango nkamenya uko byifashe ako ukamugira inama
nakuntu wazazanye ukabivuga nko mu kigo nyine bakubwira ngo nawe urasetsa yego n'abanyeshuri aka abanyeshuri urabazi kwibagenda bishobora kuba kareka sinshwa ngiye rwose hari ni umuntu nabura ikibazo mu kigo Yego. nyine abana gutse twese tukitira nyine baguha n'amafaranga ukagura imiti ya mama wawe sha wenda kereka mugiye mukavuga ati hari umwana ariko mutavuze izina okay nta kibazo nzabigukorera ariko nawe ubundi rwose urabizi ubuzima ahubwo uyu nguyu yazabyize kuri kaduwaye duwene yagufasha nawe yadane yafasha ariko duwaye nazabimenye duwaye rwose yahita amushingira ibitariho batashya akaza hano mu rugo kandi yagisimba ishaka ahubwo kazabimubwira ahubwo uzamubwire niba duwaye yaze kumusura uriya mwana wabo bafite amafaranga ahubwo sinzi ikintu muganga itategereje ngiye rwose sinkakunda kariya kantu kangana kuriya kandi nkunda amabogari mari ibyo byabogari umuntu agiye kugufasha ibyo bindi byihorere ariko icya mbere nuko azaza afasha ariko rwose urabizi sinkunda ubufasha buturutse hanze naho ibyo naremeze rwose ako cyomo ubwo usanga watwumvirije ngenda bumviriza mwari azi ko murembetswe gutya imwe wazishatse kandi nawe muri iyi minsi sinzi ibintu ntabwo nasubirayo ngo nakugira ute ngiye nsubirayo inshuro ebyiri zose nese ubwo urabona biriya bijumba turabitekesha nawe ugiyeyo ndabiteka mani cyomoro nukuri ko imana cyomoro ryari ryajya nyobera cyomoro buri munsi umusaba ndatangiye reba cyomo ndagenda ako ugiye kugenda hari ikintu dupfa ese waje ugasuhuza abantu se kuba wambwiye nabi ntabwo kubasubiza ahagaze reka nawe wamubwiye nabi wambwiye nabi ntasharamuvugira urabona nari nabibonye nsoza bibiki uzamo iki se kanicaye ntusuzamo iki ngiye rwose nusa ahubwo se wicaye hano ako kira ungenda wajya uzatuma nawe natanibera akabyuma cyama umva wicara kira umufasha gushaka inkwi simwe n'ibintu birenze urajyayo kandi biriya bijumba rero ko papa ndabishaka ndabiteke we isawa yata none uza Keza yakugenzeho bari kumvuga cyane cyane umva imana umenye nimugoroba ko turaza kujya guhinga ka kantu twasigaje urabona noze yenda jya nyine reka mbere karajya kwibutsa utagara urajya kumufasha ese twakira mufasha nabirenze ako kira aya marange musiga ubundi uba wumva mwajye musimuka ari amarangi reba nese ni ibiki nabirenze ako se wabyisega bishobora watubirya ahita birya Keza niko abaye bari kututura tubonyera umwanya ahubwo se wabikura umunsi umwe ari kudukushishaho umunsi umwe iko nanjye byabera reba izi nzara se wadafite inzara nziza ari nziza nuko cyose nukahinga nyine ariko bizahinduka ese abantu bahinga nye bahora bahinga kera yazaba no mu kintu muransekeje Semuniga umujagaraye. Let's go mbona bitigizana n'ibintu bafashare. bakubya ko n'umuhanda abantu bo mu mujyi mbona babaha nicyo cyamamare dufite muri class Uyu ngumanda we. Ndashaka kwicara uri umujyi Inyuma abantu bicara. azajya Icara Basa neza kushiza. Man baje. Aya cyafara kwa ruga. Asa man mwitonze ma. Wigize inyuma nayo nyine yicara na Mama azicara mugaje kabamubita. Kabana. cyo muri kere ako se yo muri Ghana ahantu rero bahita rivuga Yicare bantu. Narumiwe. Dore turicara he? Aho hicara hanga. cyo muri icara Asa wajini wajini. dore bashimye ubushyitsi banakorera akamasaje sibyo ibigoryi Amadetse wahashye ndi kubera cyomo uyu ni umwe cyomo
Ngereka njye gushigisha igikoma n'ibijumba. Ase gaje muri kumwana cyangwa ntago muri kumureba. Irishano se icere cyo kuza kivuyanga. Ntago muteka. Hano bari tajya kudutekera. Ngiye kutekera mama. Wasa mari mwaje musiri. Umva ni kumwira biziratabiye. Kwenye. Ako se nani bijumba nifite birasa kujya kubikura se. Utekere bandi. Okay, Utekere bandi. Uramusa. Usaza cyaje gisirimukameye. Usora sirimutse ubwawe. Ebindura fe. Ako siniyipfisha umuntu muteba mugariza kataraka. Yakane. Yeburandakaje. Kandi munyi. Nese ujye kujya gukora ibijumba mama natwaye. Oya ngiye gukora ibijumba Cyomoro. Sigara ubaganiriza urumva? Ndaganiriza. Ubu baganiriza. Uwe. Abagabaza. Akajya mvuga n'umusore. Kira bana banjura nta mugushije. Umva se. Abo nyeka akamubwira. Sankoza. Ntabwo ndi kumva neza. Umva genda cyare hirya. Wapi cyangwa Gaje utenda. Gaje urabangama. jya hirya. Ndi kujuri ntabwo nyamakuru nzaramba. Azure nuniza neza kwishinya mbona umusore uzayikora gutya kara gapipite bazabikora. Ngandebe. Gashuka nkubwire ukumva. Watuje Ukumva. Ngambwire. Naje kwa metro. Nanga wabonye. Ako kumutwe ko Kamubwire. Neze nkweto nanjye. Indi. Zaye kavuyo. Ni mwanzabire. Nisu nagukuze. Sundacyari umwana we. Umwana Abo bantu babara abantu nawe wazambo. Ujya jukura. Bayi nimukana munte. Ahantu hose nakavuyo kube. Siko ajya ngo umwana. Ahubwo arenze n'umwana. Nzakuriza. Oya. Ese watubwira gutya. Ntayo umuntu. Birabagira ngo cyamara n'ikire. Nasura bangama. Nawe urishinze umwana. Azi byo mura Cyamara zakatufigenda. Umva. Bigiye no gusyaho. Cyomoro ariye ko mwengana na mwe katyo kuganiriza. Cyomoro yazanye amazi kare ibijumba ngo byahiye. Twe tambwiye ngo reka dutahe sibyo. Mutashye mutariye. Sha nyine urabona Yararipfuye gukora ibijumba. Amasaha. bagitamira ibiwacu nagutari. Basurirya abana b'umukire muri iri. Oya mani Ntabwo ubuzima ntabwo burakugeraho ngo nabyo bibure. Naje uribona ugakora. turashaka gutaha. Kangusengere muko mwihangane mwageze mu rugo rw'abakristo ntabwo mwagenda tudasenze tutirageje Imana. Cyomoro umva se nimba wasoje nyine kuronga biriya bijumba ngwino dusenge. Suje kare cyane. Ngwino dore baratashye ngwino dusenge. Muratashye? Cyomoro amerekeza. Kumutashye kare. Byo merekeza. Ndakwerekeza. Senga wana. Akore. Umva se mwubahe Imana tugiye gusenga ngo nyine mugende amahoro. Uwiteka mwami Imana tugushimiye ko Imana igira neza, tugushimiye ko waduhaye abashyitsi. Muhabwe icyubahiro mwami Imana kuba kiturindiye muri ubu buzima. Kamwami Imana ikozo n'ibibi byawe dusengeye bano bantu rero nubarengera ubahe imbaraga mu rugendo bari bugende namubambika imbaraga ubarinde umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isirayeli turasabiye umugisha mwami bakoze kutugeraho mwami mu bibazo turimo mukuri mbasabiye umugisha kandi natwe dufashe mwami ibyo nacyo tuzajye ku ishuri no kuri bitonde. Ndasenga mwami Imana urengere uduhe imbaraga mu izina ryawe Yesu Kristo wakoze. Amen. Haleluya. Ako ushaka kwiga by'amashuri. Ako wibuka ko maze igihe Nase Cyomoro nawe yakeneye kwiga. Ese cyo mwana ngakijya. Cyomoro akunda ishuri. umva se sha murekere njye ntabwo mbarenze irembo. Reka njye gutugusa biriya mama abone cyane. Cyomoro nabaherekeza. Sha bayi gaju bayi. Umva ka bayi nawe.